mu biganiro byacu bigiye bitandukanye byo kuri YouTube channel yanjye. Ese uno munsi nkuzaniye iki? Akenshi na kenshi abantu bagiye banyandikira, ese ni gute wagarura password wahoranye, ese ni gute wayibuka? No munsi rero ndaza nkwereka mu gihe waba wibagiwe password ukuntu wabigenza. Hari uburyo rero bwinshi ushobora gukoresha ugira ngo ugarure password cyangwa se wongere wibuke. Uburyo ujye ukoresha za username na password kuri MIFOTRA ya account ya MIFOTRA. Abantu benshi rero bagiye baca mu gikari bakambaza, ariko kubwo kuba ntari mfite umwanya uhagije nagiye mbura umwanya wo kubibategura kugira ngo mbibazanire, ariko uyu munsi basezeranije yuko ndi buze mbibakorera. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe ya DJ Bayingana, nkwibutsa subscribe niba utarayikanda kugira ngo dukomeze kubana. Murabona ko rero hano mfite, urabona ko namaze kugera kuri account yanjye ya MIFOTRA, ariko ntago ndashyiramo password. Reka rero nshyiremo password murebe, ubundi urabona ko iyo wayisevinze muri telefone biba byoroshye, cyangwa se wayisevinze muri browser yawe biba byoroshye. Ubwo ugahita ukanda kuri login bitewe na internet. Urabona ko namaze kwinjira kuri account yanjye. Icyo ukora rero ni iki? Nyuma yaho urabona ko tuba twamaze kwinjiramo, ariko wenda nk'igihe wumva abantu bajya bambaza ngo se ni gute wamenya yuko bagushotinze cyangwa se wagize gute, uhita uza hano. Niyo hari imyanya runaka waprayinzeho, uhita uza hano kuri application ugakandaho ukareba hari imyanya uba waraprayinzeho hasi, ariko iyo bagushotinze hano ku ruhande barabikwereka. Hano kuri action bakakugira ikintu bakwereka. Ubwo ni ku bantu baba bataramenye ukuntu bashaka kubamenya ukuntu ba shortlisting cyangwa se niba bemerewe gukora ikizamini. Ikindi ntarajya kuri kara kantu kanyuma, hari ukundi kuntu ushobora kuba wamenya uburyo wa updatinga ama document yawe. Urabona nkayo washyizeho ushize, ushobora kuba wenda washyizeho izitari zimeze neza, ariko ubu ngubu ukaba wavuga uti reka nzongereho. Icyo gihe rero uhita uza hano kuri profile yawe. Bimaze kuzaho hazamo education, hari ahantu ushobora kuba wagira gute waka-uploadinga ama qualifications. Hano rero urabona ko hari ahantu ho kweditinga, dore n'aha ngaha. Icyo gihe rero ugahita ukanda hano kuri edit ukaditinga imyirondo yawe, niba ari document ushaka gushyiraho ukayishyira aha ngaha. Noneho ubwo ibyo ngibyo ni iby'ingenzi abantu benshi bagiye bambaza bigiye bitandukanye. Noneho tugiye kureba ese ni gute noneho wakibuka password yawe. Uhita uza hano kuri logout. Ubwo ngiye kubyekana nkoresheje logout, ugahita ugaruka kuri login. Bimaze kugaruka kuri login, urabona iyo wabyibagiwe neza utazi password yawe, uhita ukanda kuri reset. Noneho reset bagahita kuzanira no gushyiramo email. Noneho ubwo ni yayindi wakoreshaga kuri MIFOTRA, noneho cyangwa se iri muri telefone cyangwa se iri muri browser yawe, cyangwa handi hose wabona message ya email ukoresha ariyo username. Niyo urangije bahita bakoresha iyo email, ubundi ugahita uyihindura ukayigira shyashya, none ukagishyiraho use. Sasa rero muri kubona ko hano uhita ukandaho. Iyo umaze gukandaho urabona babazanye ahantu ha email n'iki byose. Okay, iyo ukanzeho urabona ko dufite ibintu byinshi hano hari manage password, hakaba email. None email uribuka ko ariyo username password yawe. Iyo urangije rero nta kindi uhita ukora, uhita ukanda hano kuri manage. Iyo managinze hano urabona hagiye hariho ibintu byinshi. Urabona hariho ibintu byose waba warakoreye kuri browser yawe, ushaka kuba ari telefone, ushaka kuri machine, ibintu byose wa browsinze dore uri kubona ko byose birimo hano. Icyo rero twe twishakira nta kindi, urahita uza hano. Urabona bakubwiye ngo save password, ni kuvuga ngo mu gihe washyizemo password ese yisaving. Ikindi auto sign in, automatically sign in to website using stored credential. When the feature is off, you will be asked for verification every time before signing to website. Ni kuvuga ngo ese mu gihe uri gusigninga hajya haba auto sign, noneho website niba uri gukoresha wenda iri off ishobore kuba bakubaza verification. Ni ibintu nk'ibyo nyine mujya mubibona kenshi, nk'iyo udaheruka gukoresha account hari igihe kubabwira ibintu byinshi ngo check password, keep your password safe from data breach and other security issue. Hano no gucekinga password ya. Noneho akandi karavuga ngo
view and manage saved password in your Google. Vango hano password yose waba warinjije muri Google muri browser yawe yose yari yose iraza kugaragara. Ese uyireba ute? Duhita dukanda hano kuri Google account, dutegereze. Hano mwibuke ko twa dukeneye internet nigenda ikora ibi byose. Noneho ngo see change or remove password you saved in your Google account. Hano ushaka kureninga more password checkup, check your saved password to strengthen your security. Vango hano tugiye kureba ahantu hose naba narakoresheje browser yanjye ngashyiramo password. Ahambere uri kubona ahangaha kurikiye kuri Startport, Coursera, n'iyingi kurikiye Credo Studio, zino zose ni browser nakoresheje. Vango nawe bitewe na browser ushaka kuvuga uti iyi browser nayibagire password, ushobora kubagira gute? Wagenda ukandaho, wenda nshaka nk'iyo kuri forza.com nayibona, nshaka ya Instagram nayibona, mbese kuri Kahoot, ibintu byose narakoze byose. Nawe rero icyo ukora ni iki? Iyo ubaye hari password wibagiwe ijyanye na account runaka wigeze ukora cyangwa se ushyira muri Google, ujya gute ukayibuka. Twebwe rero iyo twibagiwe niyo kuri MIFOTRA, sibyo? Cyangwa se iyo utibuka ushobora kuba yarabaye saved muri telefone yawe cyangwa se muri browser yawe itavamo, ariko ukavuga se nzayibwirwa n'iki ko ntayibuka. Ariko watora telefone kuko yabaye saved ukaba wakaccessinga ibintu byose ushaka. Icyo ukora rero ni iki? Ubwo hano twecyo dukeneye ni kuri MIFOTRA, urahita ukandaho. Ubwo nkanze kuri MIFOTRA kuko ariho tugize gute dukeneye. Hano batereka mbanze kuri internet bizanye ibibazo. Hano bavuze ngo verify it's you, ni ukuverifya niba ari njyewe nyine. Hano urabona hariho akagufuri use your screen lock. Nuvuga ko urabona ko kuba ko ndi gukoresha telefone bari kuvuga ngo nkoreshe screen kugira ngo bamenye niba koko nimba ari njyewe. Okay, noneho igita gikurikira uhituza hano kuri continue. Urabona ko base bambwira ngo nishyiremo password. Ushobora gukoresha hano use pattern ajyaza ugakoresha fingerprint. Ni kuvuga ngo ubiterwa n'icyo ukoresha. Ngiye nkoresheje fingerprint, ubwo ndategereza. Nibuke ko tuba dufite internet. Noneho byakunze. Urabona ko password yanjye ngiyi. None ikintu kizayinyereka ni iki? Hano ushobora kuyisiba ariko hano ninkanda hano ku kajisho, hano leta binyereka password yanjye nkoresha kuri MIFOTRA. Mwabonye nyine nahingiye kuyibereka, ariko mwahitamo nkopera muka reka ka account yanjye ntago nayerekana. Ariko nyine ubona hari ukanze ukajisho karakara karimo gahita kavamo, none ugahita ubona password yawe yariyo. None icyo gihe ugahita uyandukura hano, ubundi warangiza ukagira gute, warangiza ukaba wazayikoresha ikindi gihe nyine atari byo kuvuga ngo ndahindura account gute nababwiye, kandi n'ukuntu wa setting password mu gihe waba wayibagiwe. Reka noneho mbasubiremo bwa nyuma kugira ngo mubifate neza, hatazagira uvuga ati rwose ibintu watubwiye byaranze. Oya, ntago byakaka, kandi nanjye ntago natangaza amakuru y'ibihuha. Niyo mpamvu nanjye mba ndahanga kugira ngo twigane, nanjye rwose icyo nzi nkibasharinge ibintu bigende neza cyane. Rero ndi kugenda nsubira inyuma kugira ngo nze kubereka process nagiye nyuramo zose uko zagiye zikurikirana, kugira ngo nawe ube wagira gute igihe wahuye n'icyo kibazo kuri MIFOTRA account yawe ujye ubasha kujya gute kukikemurira. Nanjye rero nuko uburyo utarahura n'icyo kibazo nawe ntabwo wagira gute, ntabwo wamenya ngo ibintu bimeze bite. Nakubwiye ngo tuvuge urugero, nimba wenda email yanjye irimo. Urabona ko cya gihe iyo iri muri telefone ushaka kumanaginga ugira ngo urebe password yawe, uhita hano kuri manage, apana gukanda kuri email, kuko iyo ukanze kuri email bitabyuzuzamo na password byose. Uhita ukanda kuri manage. Urabona hano ngo view and manage saved password in your Google account. Uvuga ngo tugiye kureba account zose zabaye saved muri Google account. Duhite dukandaho
tutegeze bitewe na internet dufite. Nakubwiye ngo ubu ufite ama browser menshi wagiye ushyiramo password, ushobora kuba utayibuka ariko yose kagira gute akizana. Noneho twebwe icyo dushaka ni account ya MIFOTRA, ugahita ukandaho. Iyo kanzeho ni ugutegeza bitewe na internet. Rwose nkwibutsa subscribe niba utarayikanda, kandi ugakanda reka kuri na comment ushaka kugira icyo tubwira cy'igitekerezo kugira ngo dukomeze kubana, kandi ukaba wanasharing ku nshuti zawe. Noneho hano uhita ukanda kuri continue, nta bindi bintu byinshi uzanye. Noneho bagahita bakuzanira ahantu ushyira password kugira ngo ufungureho ko niba ari wowe. Tuvuge ko agenda gukoresha kuri telefone, nta kindi kintu bari bunsabe kindi, nuguhita nshyiramo patena cyangwa se ngashyiramo fingerprint kugira ngo mfungure iriya screen yanjye. Nabwiye ngo rero iyo umaze gukanda urabona ko wamaze kubigeraho, ushaka gukanda hano ino password ukayikopiya, ukaribuze kuyishyira ahandi. Ushaka gukopiya email cyangwa se username yawe, cyangwa se muribuka ko kugira ngo ukabone uhita ukanda hano ku jisho nyine, urabona password igahita igira gute, igahita igaragara ako kanya, ubundi ibintu bikagenda ari uburyohe. Ngaho rero muribuka ko nabwiye yuko kugira ngo ugende ubikora ibi bintu nari nabagiye mbereka utuntu tujya tubana twibanze. Password rero ntabwo bikikiri ikibazo cyo kuvuga ngo narayibagiwe nagize gute, ni ukuvuga ngo rero bitewe nuko nabikweretse ndumva nta kibazo. Rero ufite ikibazo wanyandikira ukambwira uti ibi bintu bimeze gutya na gutya. Hano ushaka nko kongera CV ibyo twarabibonye nta kibazo, document apia ibintu nk'ibyo byose nta kibazo. Twabonye ko kugira ngo resetting password ari ugukanda log out, ubundi ukagenda winjizamo. Hano tuvuye iyo wayibagiwe nako utarayishyiramo uhita ukanda uhita ukanda kuri reset, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Mwari kumwe na DJ Bayingana ku Search TV. Nkwibutsa subscribe niba utarayikanda kugira ukomeze kubana nanjye, unashyigikire ukanda like, ukanda comment kugira ngo dukomeze kubana. Ufite ikindi kibazo wanyandikira tukakomeza kubana. Bye bye. Mwari kumwe na